kuroga umugabo ngo kugira gute yarambwiye ati mwana wanjye ikintu cya mbere nkubwiye uzubakiraho barwubakira mu buriri bihera mu buriri kubaha umuntu gusa ntago bihagije kubaha umuntu gusa ntago bihagije uri mukuru urengeje imyaka 18 ubwo nibwo wenda twavuga umuntu ni mukuru uracyajya mu kadobo mu nda ubwo se waba uzavamo uyu mugabo wakadobo n'urangiriza mu buriri wowe n'ubundi yaba ari bebe n'ubundi yajya muri bese nizere ko mumeze neza cyane ni yawe TV ni Patrick Denketse natugaruka muri stories zitandukanye wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi uyu munsi tugarukanye na website kugeza mu kwize kandi abavuga ibya no ku isi turi kumwe kandi na JD meze neza JD meze neza JD safi JD safi wowe ko nazina ryawe ririmo niko twabisemo twareko yihariye ariko n'ubundi nje nawe turi umwe bisobanuye ko n'ubundi urumva ko ukimya ngo twabisemo warubyishe ariko icyo ngicyo umaye cyuko n'ubundi muri umwe nicyo cyafashe nibavuga safi JD uhita nanjye nyumva uhita wumva umuntu umwe okay sana safi JD ni tuguca n'abantu baba bagomba kujya bagakora subscribe bakurikirana ibiganiro ubagezaho umunsi ku munsi na filime zacu kandi nziza zirimo n'inyigisho n'ibintu by'utudobo akadobo mfite mu boss ugakoresha ese bimeze bite ndanje nawe baze kuba ufite umusheri wamusura ni umuntu w'umusirimu wagera mu rugo ugasanga abisoreza mu kadobo nijoro akihagarikamo ugasanga yihagarika mu kadobo ari umuntu w'umusirimu aho ngaho byanagucanga urebye nabi kabisa none se amakuru y'iminsi batukumbuye TV yarashize igihe kinini dusura amakuru ni meza twaraburanye ariko nanjye nayo mbakumbuye natwe nuko busa neza nk'ibisanzwe ku mikara yawe no ku myero yawe usa neza ariko no kuri izo meta zawe harimo niyo mariage imwe ni mariage indi nayo ni isanzwe uracyari mutoya ntabwo ujya uhura n'abantu bagutereta batazi ko ufite umugabo niyo mpamvu najya nyisiga tugisiga hari ariko ngo bakayitinya ariko ica umuntu intege wenda byaragiye kuvuga agahita byiyobera ntabwo uzi ko hari abasaza baca inyuma abagore babo bambaye n'impeta ahubwo baryamanye nawe niba ari sere cyangwa atari sere biterwa n'uwo muntu ahubwo utumye nibuka ikintu hari abantu umuntu ubizi ko ari umupapa ariko ugasanga ntajya yambara impeta na rimwe kandi ubizi ko anasezeranye mujye muzibuka nyamuneka ariko wowe ubundi si impeta nicyo gihamya cy'uko umuntu yasezeranye n'undi uyu mutima nicyo cy'ingenzi ku mutima nibyo by'ingenzi ariko nyine nayo aba ari ngombwa kwa impeta nayo ubwo tukiri kuri iki kintu cy'abantu bacana inyuma umuntu uca umuntu inyuma yambaye n'impeta tuba dushaka kureba umubi muri bo n'umuntu uca umuntu inyuma atambaye impeta umubi muri bo ninde ku rwanjye ruhande ndumva bose ni kimwe ariko aho bitandukaniye ni kuri ba bandi babikorera abo nyine tuvuge uri umupapa ugiye nta mpeta wambaye wa mukobwa ugiyeho ukajya guca inyuma madame wawe hari igihe utambaye impeta ukamwumvisha kuri n'umusore cyane ko abapapa bo nta n'ikintu cyaguha gihamya yuko nyine ari umupapa cyangwa se nawe gihamya yabiye uravuze ngo abapapa ngo ntabwo wabona gihamya wowe gihamya yabiye shamani biba bigaragara ariko wabyibwira nta kimenyetso habe na kimwe yaba imyambarire yaba iki ahubwo umuntu arebye imyambarire yavuga ati ahubwo uyu mwari nshobora kuba nanatomboye ubwo reka ngerageza ihoremo nicyo kitagituma nibura kibagutse hari ugeze kubigerageza nawe urabizi muri sosiyete ntibabura ariko nyine no kuri izi media muba mucaho ntabwo biba zurira akabati kandebe ntabwo biba byoroshye nyine
ariko nyine umuntu uhita umusobanurira akamenya ukuri ukahita umubwira uwo uri we wa nyawe yamara kumenya ukuri agahita ashaka agenda uba wateguye kabisa imisatsi yako kantu wateguye ukazirika mu mutwe gute aho kantu rero ndagakunda nyine biraho ntabwo birenze niba umuntu wambwiye ko nambaye neza nkiva mu rugo niyo mpamvu abandi bose kubivuga ubwo rero oya nyine nabyo ni byiza ariko buriya uriya muntu iyo nkimara kwambara akandeba ahita ambwira ati wambaye neza no mu nzira aho ngiye nyine mba numva ko nambaye neza yes n'abandi bagenda bazaho ariko ubwo bivuze ngo mba navuye mu rugo nabimenye ko nambaye neza Patro se umuntu akinana muri filime mukina bari ubuhe butumwa bwo muha abantu ubutumwa rero dutanga muri filime zacu ni ubutumwa bushobora gufasha abantu muri rusange mu bijyanye n'imyubakire y'ingo z'iki gihe ndetse no mu buzima busanzwe nk'ubu ngubu noneho filime turi gukora ari gukina ari umukozi wanjye wo mu rugo kandi ari boss kandi ni umutware wanjye mwese murabizi ariko niwe uri gukina ari boss ari umukozi wo mu rugo ari we boss nyiri urugo hari n'umutware wanjye mu buzima busanzwe mbese ndayibakumbuje mwese kwicisha bugufi kuva he kwicisha bugufi byo nibyo kugira ngo ubwo butumwa dutanga butambuke kuko nko mu ngo z'ubu aho twagerageje gukina ari umutware wanjye kandi n'ubundi asanzwe ari we ubutumwa bwaratambutse kuko abantu bandi bakurikira filime usibye nk'ababa batuzi n'ubundi ko ari umugore n'umugabo bo ntibabimenye ariko nk'abatuzi usanga bari kuvuga ese kuki ataguhereza n'abandi bantu bagukinane ari abagabo bawe nawe uri umugore wabo arakwikubira agira gute nanjye niko nabikora noneho iyi twashatse ko ari we uba umukozi wo mu rugo kandi ni nawe bosi babizi ariko akina ari umukozi wo mu rugo njye mfite undi mugabo tunabana mu rugo ari we udukoropera ari we ukora akazi kose ko mu rugo gakorwa wa mugani ntabwo biba bigoye ntabwo biba bigoye muzayikurikira muzayireba umugore wawe undi mugabo wari no mu buriri ariko nyine twese turabizi yuko ari filime twese turabizi yuko ari filime ntabwo biba birenze ni kandi noneho nawe koko tuba tubizi ko ari inyuma ya kamera nyine kandi twese tuba duhari niba ari ukuryama nyine tukajya kuryama nabizi ko turyamye ariko nawe uri kuri kamera abicungira hafi cyane bwa butumwa ariko bugatambuka n'ubundi tuba dushaka kugeza ku bantu cyane kabisa kugira ngo abantu babane mu mahoro ni ibintu by'ingenzi rero ugomba gukurikiza kugira ngo rero abantu babane mu mahoro cyane ku bashakanye umugore n'umugabo wenda icya mbere nabonye ni ukubahana ni ukubahana kugishanya inama no guca bugufi nabyo birafasha kugira ngo mu rugo bigende neza burya iyo umugabo wamwubashye nabonye nta kintu atagukorera na kimwe iyo wubashye umugabo nijoro yariguha abashije kuba rifite niwo muti nge nabonye uwo shingiro mbese wo kubakiraho nk'ubwo ngubwo wenda ndebeye nko kuri mama na mama wanjye nibuka ko njya gushaka yarambwiye ngo nta nzaratsi zibaho biriya bavuga ngo inzaratsi ngo kuruga umugabo ngo kugira gute yarambwiye ati mwana wanjye ikintu cya mbere nkubwiye uzubakiraho
uzubaho umugabo wawe niyo nzaratsi yonyine ibaho ishobora kukubakira n'umugabo wawe akakubaha akagukunda akanagutetesha kandi koko nabonye nibyo niyo nzaratsi ikora niyo nikora ibindi byose baba bavuga ni ukubeshya iyo miti n'ibiki nta gikora nko kubaho umutware wawe cyangwa se umugabo wawe iyo umwubaha uca bugufi ukagendera ku murongo we aguha buri kimwe cyose wifuza arakiguha kandi nawe bituma ahora ari wowe atekereza akakuzirikana birakora bakajya bavanguye mu buriri byanze rwa rwasenyutse nka numva iyo ngingo utayizanye mu baratubeshye bajya bavanguye mu buriri byanze iyo mu buriri byanze wenda nari nagendeye ku bintu bigize ariko wa mugani icya mbere kibanza ni mu buriri barwubakira mu buriri bihera mu buriri kubaha umuntu gusa ntabwo bihagije kubaha umuntu gusa ntabwo bihagije ariko nyine urumva nyine nabyo bikuye muri kwa kumwubaha kuko niba umuntu igihe yagukenera yakubona ubwo nyine bisobanuye yuko umwubaha rero igihe agukeneye kubona byakubwiye ukabyubahiriza muri ubwo buriri ukabikora neza nk'uko bigombwa ndumva nta kindi kintu cyatuma usenya ubundi igihe n'ibyo byose bikora umuntu nanjye nkibaza ibyo bintu bibaho uwo muntu igihe agushakiye arakubona uramuta ariko rero bibaho wenda ntabwo ndi mukuru cyane nta experience irenze mfite ariko birashoboka ko umuntu igihe agushakiye akubona uranamwubaha cyane byakubwiye urabikurikiza ariko bikarangira n'ubundi wa muntu ajya hanze hari abantu baba bafite ako kagesi ko gukunda abakobwa cyangwa se abagore muri rusange n'ubundi mu rugo bikaba byanagenze neza nta kibazo ariko yagera no hanze akakebuka ariko abagabo n'ubundi niko muremye turabizi ni bose sindishuba ko ari bose sibyo ariko abenshi bivuze ko umuntu ushobora kumukorera byose ntako utagize ariko n'ubundi bikarangira gucinya inyuma ariko icyiza ni uko wa muntu ukorera ibintu byose ashaka ukamubaho nyine umugore umwumvira uca bugufi umwubaha ukorera byose niyo yaba afite ya ngeso yo kuba akunda abo bakobwa cyangwa se abo bagore ntabwo agenda ngo ahereyo aragenda ariko wowe muri ku mutima handa ashobora no kumara gukora ibyo yakoraga niba amaze kuguca inyuma akanicuza ese mbikoreye iki koko ese kuki muciye inyuma akagira urwikekwe nawe akanaguhamagara akavuga ati se ntabwo yabikubwira yenda ariko umutima uba uri mu rugo umutima umucira urubanza umutima umucira urubanza ariko n'ubundi nubwo yabikora abatekereza wa wundi uri mu rugo abatekereza umudamu we avuga ati n'ubundi mu rugo nta n'ikintu mbura wenda nakavuga ni nk'impanuka niba ari nk'unywa inzoga akavuga ati wenda ni inzoga zibinkoresheje ariko umutima uba uri mu rugo ntabwo ari kimwe na wa muntu rero uba utaha mu rugo agasanga hari intonganya umuriro ukaka akarara adasinziriye akarara akanuye kuko hari abamama nabo natwe twese turi beza ugasanga umugabo umuhoza ku ntonganya ntabwo rero wa muntu wubaha wowe uri umugore we afite umugore umwubaha ntabwo agenda hanze kumuca inyuma ngo amere kimwe na wa muntu urara ku ntonganya wa undi uhora ku ntonganya n'ubundi yagera avuga wenda mbonye aho nduhukira hano nta ntonganya hano bamaye ko yabanyitayeho ntacyo akavuga aha niho ngiye kuruhukira wenda nsubire muri za nduru zanjye mu rugo kuko n'ubundi ngomba kuhataha ariko nyine wenda hano ndaruhutse ariko wa wundi uguciye inyuma mu rugo nta kibazo gihari we anabikora vuba avuga ati reka ntahe njye mu rugo yenda nawe bavuga ati nahimutse nagize gute akaza nawe akabitaka akagira gute urumva ko rero ibyo bintu biratandukanye cyane hari n'abagore babaca inyuma kubera hari abagore bacibwa inyuma aribo babigezemo uruhare bamugane wa umugabo avuga ati reka mve mu rugo ndebe ko naruhukira ahandi hantu nsiga intonganya ziriya none se reka tujye dushyira mu gaciro
uri umudamu mu rugo urabizi yuko uri umugore sibyo ntushobora guterera umugabo wawe pasi ushobora kumuhanagurira inkweto ushobora kumutegurira icyayi mu gitondo ntushobora ibintu byose mbese ibyangombwa wagakoreye umugabo ni umukozi ubikora none se uwo mugabo we yakubaha gute yakwitaho gute yaguha keya gute wowe utamuhaye ntabwo bishoboka biba bisaba ko nawe hari uruhare ugira mu rugo nk'umugore waba ugira akazi gatuma uhora uri bize waba ugira gute biba bisaba yuko nawe hari aho ugaragara nk'umugore umugabo akabona ko umwiteho nawe akabona ko hari impinduka ihari mu rugo atakiri nka wa wundi wa kera wari umusiribateri nyine nawe akabona itandukaniro ry'uko yashatse uwo mugabo urukundo vangu narukibaho ariko wenda bashobora kubitegereza yangenda rufite impamvu waryo umuntu avuga ko utakibaho bitewe nuko ntarwo arabona nge ndarubona nararubonye urukundo ruracyariho ariko nyine umuntu bisaba ko niba umuntu agukunze nawe umukunda kandi ukabimwereka nawe uzarebe uhora wita ku muntu se watakwitaho wagomeza ukamwitaho ntabwo bishoboka biba bisaba ko niba umuntu agukunze ubimenya ko agukunze nyine nawe ukabyubaha ukanabimwubahira ariko nkanjye ubwanjye navuga ko rukibaho kuri iki gihe ngo niba umuntu se umukunze wamugana ukabona we nta gaciro abiha wowe wakomeza kumukunda aravuga ati iyo umuntu umukunze cyane agira hagasa n'urembwe cyangwa bikarangira atakibiha agaciro ntibibaho no tereka watagukunda nawe ariko aramutse agukunda iyo umuntu umukunda nawe akagukunda akanabikwereka biguha imbaraga zo guhora usigasira cyangwa se urinda icyatuma rwa rukundo rwanyu ruhungabana bitewe n'uko umukunda ikintu kivuna mu buzima cyangwa kirushya no gukunda umuntu utagukunda koresha imbaraga zawe zose kwitangaho bishoboka ukagira gute ariko we ntabibone ntabiha agaciro hari abavuga rero bati muri iyi minsi utuntu amaze iminsi mbona bati warongora yarongora nka Elsa ubu ni Miss Elsa nawe urakoze wabikora kwishyira muri risike kubera umuntu no oya nisugo rwarakundo rurahari mukunzi wawe hari ikintu utamukorera umukunzi wanjye mani nta kintu ntamukorera n'ubutumwa uri bumugereho nawe unabyumva kandi mutageze mu bibazo yakubura oya pe mva nyine uriya mukobwa icyo yakoze ni icyanyacyo niba koko uriya muhungu ataramuryaga ngo abe ataramubeshyaga yaramukundaga bya nyabyo nawe icyo yakoze cyari icyanyacyo sibyo kuko umuntu ukunda niyo waba uzi ko ari mu makosa bigaragarira abandi wowe wamuhishira mu buryo ushoboye nawe ndabona ku ruhande rwanjye navuga ko icyo yakoze nawe ari icyanyacyo mu ruhande rwe icyo gihe uko yiyumvaga nawe hari aho bishobora kugira ugatabara umugabo of course nubwo byawe ari n'ibintu byanakwicisha mana umva mbizi neza nyine ariko nyine ndi kukubwira nzi neza yuko wenda tuvuge none ari mu bibazo ari ahantu runaka we atari kubasha kwikura ariko ndabizi neza ko mpageze wenda nshobora kugenda niba ari ngombwa ko nkomereka ugasanga ndakomereka niba ari ugutekinika ngatekinika ariko akaza kuva muri ibyo bibazo nta kintu ntakora bivuze ko Elsa rero umuntu yamushyigikira nishano kuri kw'Imana namushyigikira cyane ni ukuri ese kuri ubu ngubu usigaye urabona abantu bameze nka Elsa ari benshi kuri ubu ngubu ukurikije uko urukundo usigaye urubona abantu bameze nka Elsa ubona ari benshi ni bakeya ntabwo ari benshi ariko ibyo ngibyo ni ibyo ku bantu badafite urukundo rwa nyarwo iyo ruramutse ruhari byose biremera aho ruri abantu barafatanya bagafatikanya bigakunda ariko ntarwo nyine ni hahandi umuntu nyine abona ugeze mu bibazo leta acuka akagutererana kuri icyo kintu uvuze cyo kugira mu bibazo umuntu agahita acuka cyangwa se ukamubura abantu bakunda umuntu uri mu byiza ubwo wenda ibyo ngibyo turaza kubihuza na ba Moriki minisitiri
ngo yahagaritswe ku mirimo ariko nyine ubona ko nyine abantu ku mbuga nkoranyambaga bamwe bagenda mu kiraro rwa pirato abandi gutya icyo kintu cyo kuvuga ngo iyo ugeze mu bibi nibwo ubona umuntu bihura he n'iryo jambo rike iyo ugeze mu bibazo buriya reka nkubwire no mu bantu bose bari kumucira imanza cyangwa se bavuga ati bamukanire bamucira urumukuye n'ibiki wabona harimo n'abo basangiye cyane cyangwa harimo n'ababikora nabo batarafata cyangwa akaba ari nabo bafatanyije nabo bakaba batari bafatwa hariya rero iyo uhageze nibwo uhita ubona umuntu icyo ari cyo niyo ubonera abagukundaga n'abakwangaga kuko nonaha mu byiza umuntu arabona ufite uko ubayeho afite n'icyo yagukuraho ntabwo yakuvuga nabi kamemu araza mugaciringa mukaganira ariko akaba ari wa muntu wagera hirya mutandukanye yahura n'abandi bantu agahita kuvuga nabi kandi mwari kumwe anagusekera kwereka ko muri kumwe ibintu byose bimeze neza iyo ugeze mu bibazo rero nibwo uhita ubona ati inshuti za nyazo nizo zitari za nyazo nizo ukamenya umuntu wa nyawo ufite nonaha buri wese aravuga ibyo ashaka ariko nyamaze ntabwo tuzi ngo ejo bizagenda gutya ntawe uzi ngo azaza ryari bazi ko nyine byarangiriye harya ariko wenda ejo n'ejo bundi Imana yamugirira neza kandi ibyo yakoze nta n'utanabikora ni ukuri nawe nta muntu wabona amafaranga yigenzerega nabona amafaranga yagenza ngo yareka ntabwo bibaho tujye tuvugisha ukuri ese kumenya inshuti bya nyabyo ubu biroroshye kumenya inshuti ya nyayo ubu ngubu biroroshye hari inshuti ziyoberanya mani hari inshuti ziyoberanya umuntu nyine nibyo navugaga araza mugaciringa akagira gute ntaribi ariko nyamaza mu kanya ukabona amasikirinishoti y'ibyo yakuvuze ariko kuko kubana n'abantu bigora uravumiriya nyine ukarenzaho ubuzima bugakomeza kubera kwanga nyine amatiku no guhora mu miguruko n'abantu ariko mu by'ukuri buriya inshuti ya nyayo urayireba ukayimenya ni ya yindi uhura n'ikibazo ikagutabara wababara nayo ikababara waba uri mu byishimo nabyo mukabifatanya iguhora hafi mbese muri rusange bimwe mu bimenyetso byakwereka umuntu ko iyo nshuti bari kumwe atari igihugu uyimenya iyo ugeze mu bibazo cyangwa se utari mu bihe byiza nibwo ubona inshuti za nyazo niba ari wa muntu waguporofitagaho ikintu runaka akabona ntacyo gifite agucikaho ntagaruke ariko niba hari icyo wari ufite ukakibura wenda cyangwa se niba wari ufite n'akazi kakavaho wa muntu akakugumaho mugakomezanya akaguha poli cyangwa nawe akagusapotinga muri ibyo bihe byaba bitakoroheye uwo muntu nyine nawe tubona ko ari inshuti ya nyayo umuntu ufite ibintu utari mu bibazo byagorana kumenya inshuti ya nyayo umuntu wibereye mu bibazo ufite ibintu udafite ikintu ari busabe kumenya inshuti ya nyayo byamugora rero byagorana rwose abo biragoye yego ubwo kuriho nuko inshuti z'ubu se zisigaye zireba ku nyungu runaka ntabwo ari zose yego mvuze gutyo hari n'inshuti hari n'abandi bantu nyine hari umuntu ubona ari inshuti yawe byanyabyo pe ubwo rero ushyize muri rusange hari n'abo waba uhohoteye ntabwo ari bose yego hari za nyazo hari n'izitari za nyazo kandi biranagora kumenya inshuti ya nyayo cyangwa se itari iya nyayo gusa hari abahari nyine ba nyabo b'inkoramutima baba hari abo ngabo kabisa umuntu akavuga ngo rero ntabwo umaze igihe kinini ushatse ariko n'imyaka ufite ushatse nayo si mikeya hari ibintu bisa n'ibyatewe mu ngubu kuri icyo kintu bakomeza gushyiramo cyo ngo ntabwo ari bose ubwo ni kuri iyo ngingo naho ntabwo ari bose nayizamo kuko ubu ngubu asigaye ari amafaranga gusa yitekereza amafaranga kuvuga ibintu byose gukundana n'umukobwa w'ubu ngubu birasaba igishoro birasaba amafaranga ariko bidakuyeho ko bitavuze ko ari bose ako kantu katari bose nako abantu bazi kukanotaho umuntu witegura gushaka cyangwa se umurambagiza akwiye gushaka umuntu wujuje ibiki biragoye
nyine buri wese agendera ku marangamutima ye n'ibyo akunda kandi abantu turiyoberanye rega umuntu ushobora kumutereta ari version yindi wamugeza mu rugo ukabonena agahita ahinduka neza bikagucanga bikakurenga buriya Imana niyo navuga ko ariyo mugenga wa byose cyangwa se ari igena niyo ushobora kukurebera ukwiye naho nk'abantu nyine hari igihe twibeshya yes wowe iyo ugiye kurambagiza ureba ujyanye n'amarangamutima yawe twigana nyine umukobwa muremure nyine umukobwa se w'inzobe cyangwa imibiri yombi nkeneye umuntu umeze gutya na gutya sibyo ukumva ari we muntu wowe waba ukunyuze sibyo ariko wa muntu wamugeza mu rugo nyamaze akakubera igitangaza akakubera mubi ariko wenda Imana yo yiguhitiyemo hari igihe iguhereza nk'umuntu hari ukuntu wenda abantu ugatera nk'umukobwa inda paragisita wenda utaratekerezaga ko wamushaka noneho wenda bitewe n'imiryango ye cyangwa se n'inshuti zawe cyangwa ukahita uvuga ati ubwo muteye inda reka mbikorere umwana wanjye reka mushake wa muntu ushatse wowe mu by'ukuri wumva utamushaka akakubakira ariko bikarangira bikunze akakubakira n'urugo rugakomera rwose mukanarambana ubwo rero mbona biriya bintu nabyo birimo amahirwe se cyangwa n'itombora kimwe no gushaka kumutera inda akaza akakubera akaziza ariko se wenda turebe icyo gushaka kuri pressure bigira izihe ngaruka gushaka kuri pressure abonye atazabyarira iwabo waje gukwamira iwabo biriya rero nabyo mugiyemo ari ikibazo kwizirika ku muntu ntabwo ari byiza umutipe wenda guteye inda nibyo uramubwiye rero wanteye inda ukabona nta gahunda nyine wenda akakubwira nta bushobozi mfite bwo kuba nahita nshaka umugore ukaba uzi aho atuye cyangwa iwabo ukikorera ibintu byose ukagendayo uvuga ndahaguma ndatwite inda yawe simfite aho kujya simfite n'aho kuba biriya nabyo nyine mbona atari byiza kuko wenda umuntu aramutse atanagukunda kugira ngo azagukunde biragoye ushobora kubaho rero bigatuma ubaho ubuzima bwawe bwose ubabaye ku muntu utagukunda ntiyita ngo iki cyakubabaje ngo iki cyagushimishije n'ahandi umuntu yigendera akaza agataha mu gitondo akagenda akazamara iminsi ngahe mu misozi akazagarukira igihe ashakiye icyiza ni ukumvikana n'umuntu nibwo buryo bwiza nta pressure iriho umuntu umufosinge ntago biba ari byiza buriya ese umukobwa we wumva nyine bazi mu rugo bazanonganya nawe nyine akabikora n'ayandi mahitamo navuga afite icyo gihe nyine ugize chance wahura n'umuhungu akakumva ariko iyo atakumvishe urababara pe inama se kuri uwo muntu ushaka gushakwa bisa naho ari ukwihambira buriya rero nyine iyo byabaye kwihambira n'ubundi bisobanuye ko nta rukundo ruhari sibyo iyo byarangije kwitwa kwihambira ku muntu ntabwo aba agukunda kuko ntekereza ko umuntu agukunda n'ubundi ubusanzwe ubaho rega wambara unarya ufite n'aho urara ugize gute uramutse rero ukunda umuntu wamubwira ati ngwino tubane urakira ubuzima ndi kubamo aribwo tubanamo akabyakira akaza iyo rero wanze hakazamo kwihambira ntekereza ko nta rukundo ruba ruhaye ko rero inama nagira yenda nk'abantu bafite nk'icyo kibazo ntabwo ari byiza kwihambira ku muntu n'ubundi mu rugo bashobora kugutonganya ababyeyi ariko si bakwica burya ntibanakubabaza nk'uko wasanga wa muntu utagukunda ntabwo bakwica nta nubwo batuma uburara nta nubwo bakwima icyo kunywa ariko wa muntu wihambiriyeho mu rwego rwo kukubabaza burya yabikwima ariko wenda akantu washyize mu gahunda ntabwo ari bose nasanze ari keza cyane bitakuyeho ko ari n'ababyeyi ariko umwana atwara nk'inda ugasanga
bamushyizeho pressure ku cyo nibyo bayikoresha ariko buriya nyine nk'umubyeyi urumva ko umwana yamutere ndi wawe urababara haba agomba kugaragara n'igitsure kugira ngo na murumuna wenda uri inyuma atabona ko ari ibintu biri aho azagenda akajya kwikorera uko abonye ariko burya ababyeyi umubyeyi wese arababarira kandi umubyeyi wese ava akagera akunda umwana we yes ubwo rero ntago bagutesa kugera ku rwego rw'uko banakujugunya bakagusohora ukangara ujya ariko nituze kuvuga ibyo ngibyo ngo wa mwana nawe yumve tumuhaye rebe oya ntago ari ukubasansibiliza gukora ibibi ahubwo wenda tuvuze kuri wa mwana byabayeho byamubayeho nge ntago namuhitiramo ngo kugenda yizirike ku muntu uwo byabayeho ntago tuvuze ngo bagende babikore ni byiza nta kibazo turi kuvuga kuri wa mwana byabayeho byagwiririye aho kwihambira ku muntu waguhakaniye akavuga ati sinkushaka nta bushobozi mfite ntungereraho waguma mu rugo burya biraruta uramutse ufite aho kuba nyine yes hari n'igihe umuntu ngo ushyizemo akantu ko kuvuga ngo ufite aho kuba hari igihe n'umuntu ashaka kuvuga ati ko siko mbona n'ayandi mahitamo naho kuba mfite ari mu bibazo ubwo nyine hari iyo bibaye ko nta yandi mahitamo bikorera ko nyine ariyo shuwa ya nyuma nta kundi ko kubigenza ufite akavuga reka nihambire wenda ndaba afite aho mbarizwa nawe ukagerageza kwitwara neza nyine urumva ko nyine nawe nta yandi mahitamo yaba afite ushaka se uvuga ngo nibura nshaka ngira aho mbarizwa biba bifite intego zo kubaka urugo ubwo gushaka ngo nibura ngira aho mbarizwa uwo muntu ubwo ajyanywe n'urugo ajyanywe no kugira aho abarizwa ariko uwo muntu yanubaka mene uwo muntu uruva basa n'uwahuye n'umuruho n'ibibazo mene uwo muntu aba abasha kugira ibyo yihanganira buri kintu icyo ari cyo cyose ashobora kuba yakwihangana sibyo vuga nta kundi yabigira ahuye n'umuntu rero ufite umutima uwo muntu arubaka yakubaka wenda aho ngaho tuvuze ko yakubaka bitewe n'uko yaciye mu buzima bubi akaba abona wenda asa n'urimo kubona igisubizo cy'ubwo buzima bubi yaciyemo ariko bajya bavuga ngo nubwo n'umuntu burya hari nubwo n'umuntu aba mu buzima bubi ariko bwahinduka akibagirwa aho yavuye nabyo bibaho nabyo bibaho rega turi abantu yes turi abantu nabyo bibaho abantu bose baguma mbese nta n'intungane ibaho ahindutse ni nk'uko n'undi nawe wanashatse ari mu buzima bwiza yes hagira ikiyongera nawe agahinduka bikaba bibi yenda akagira imyitwarire itari myiza uwo muntu nawe ahindutse ni nk'uko n'undi wese yahinduka nta kintu kidasanzwe cyose aho ngaho twigire ku myambarire hari abantu bavuga bati se umuntu w'umumama ufite n'umwana uri ku kifungo kimeze gutya kuba umuntu yashatse n'undi bikuraho ko akomeza kumusirimu ntago kuba washatse bisobanuye ko ugenda ngo wicupize use nabi cyangwa se mbese gushaka nyine ni ubundi buzima waba winjiyemo wenda icyo ntashyigikira ni kwa kundi umuntu agenda ngo yambare ubusa niba washatse wabaye umubyeyi yabisaba ko nyine hari uko witwara ariko ntabwo bisobanuye kugenda ngo reka ikifu ugomba kwifunga ugasa neza yese nta kibazo ukareka ibintu byo kwambara ubusa nyine nibyo bitaguhesha agaciro ariko ikintu cyose ubona uhamanya nacyo yes urumva ikintu ubona kiguhesheje agaciro kikubahishije ukabona unasa neza nta mpamvu cyane no guhamanya n'ibyo wenda n'umutware wawe akunda of course icyo atakubujije ugomba kugikora undi wundi ninde se ubundi wo kukubwira ngo dore ngo ibiki no ngo umutware wawe niwe yakwemereye ikintu numva nta rundi rubanza ruri inyuma yawo niba ngo wowe niwe priority kw'Imana nawe ni umusirimu ntabwo ikintu ashimye ubwo washyize ikintu ashimye cyangwa we yakunze undi muntu wese icyo yavugaho cyose gukomana ubwo undi wundi ninde we undi muntu ninde ni ukuri kw'Imana ntawe
ntawe pe niba umutware wawe agiye ni ukuri niba ari niyo mina akayigura akavuga rero aka kajipo nabonye ari keza kambara ubujwa se n'iki kukambara undi muntu se wahandi ugushinzwe n'indi ariko niba uguze yenda tuvuge ikabutura akavuga ikabutura sinyikunze sikubahishije wana ako kanya mba ngomba guhita nishakira uwo nyiha cyangwa niba ari no kwibika nkabika icyo adakunda ariko ikintu anyemereye ati ikintu isawa ubwo abandi bantu bose mbarenze amaso ntabwo baba bandeba no kuri se ndarengana ntabwo mbese rwose ubwo n'akamini wagakubitaho nta kintu bitwaye of course apfa kuba mbwiye ati aka kantu ntabwo biri too much iyambarire rwose umugore wanjye ibindi ni ibiki ni ukuri kw'Imana nta bindi Okay, fresh Zara. Turagana ku musozo kugira ngo tugere no mu zindi gahunda tugaruka kuri Safi JD. Ibikorwa mufitiye abantu ni ibihe kugira ngo abantu basure niyo channel yanyu bataza usanga nta kintu kiriho. Iwana kuri channel yacu rero channel yacu n'ubundi nkuko bisanzwe amazina ni yayandi. Ujya kuri YouTube ukandika Safi ugasiga kanya ukandika Janada ubwo ni JD ugasacinga uhitubona video zose ziriho zacu hariho amafilme hariho ingo z'ubu series hariho akadobo hariho amakomedi pirate comedy hariho inyigisho nyinshi zifasha abantu muri rusange kandi nziza muyisure rero murebe ibikorwa byacu ingo z'ubu yabaye ihagazeho gato ariko turi gukora ibishoboka vuba turi buyisoze turi bubaho ibice bikurikira tunayisoze ningize ngo ingo z'ubu mwabonye byarengereye bati none ko mbona nagiye byarenze haniro bihindura tukabiva byari ari hajemo ikibazo gato ariko cyarakemutse ndumva nta mpamvu tuzayisubukura vuba bakurikira akadobo karashyushye kandi turi kubategurira ibintu bizabaryohera ndabizi ase tuvuye muri filime ukajya mu buzima busanzwe uramutse ufite boyfriend mukundana ukajya kumusura ugasanga yana yari atarasohora akadobo nakomezanya wana hahita mukatira reka mbese abantu bitinyira kujya hanze aguko none se reka tujye tuvugisha ukuri niyo uri umugabo uri mukuru urengeje imyaka 18 ubwo nibwo yenda twavuga umuntu ni mukuru uracyajya mu kadobo mu nda ubwo se waba uzavamo uwo mugabo ubwo uwo mugabo yazova igikomye akabyuka ntabwo byaba ni ukuri kw'Imana ni ukuri kw'Imana haba harimo n'umwanda harimo korora umwanda n'ubunebwe uwo buntu koko ntabwo nzi ko umuntu ujya mu kadobo ugira ubunebwe bwo kubyuka ajya hanze sinzi ko umuntu yazinduka akajya gushaka ibirayi bibatunga pe biragoye ukihanganira byose hari ibyo umuntu atanihanganira ubwo umuntu arwaye sibyo wenda warwaye sevure birumvikana afite ikibazo nabikora ariko uri muzima neza nta kibazo ugenda n'amaguru abiri ntabwo nabishobora tugana ku musozo bimwe mu bintu udashobora kwihanganira yaba ku muntu mukunda cyangwa umuntu mubana yagukorera mu gatandukanye ni ibihe ndavuga mu magambo make mvuga ikintu kimwe nanga agasuzuguro aho ngaho nanga agasuzuguro kubiyemo byinshi ni mu ijambo rimwe rwose nanga agasuzuguro ariko se uriya muntu wa mugani ariko iki cyo ni icyanyu wongeranye hari umuntu wifashisha akadobo ariko n'undi nawe noneho utajya no mu kadobo ubirangiriza mu buriri uwo kadobo ubirangiriza mu buriri uwo n'ubundi uwo yaba ari bebe n'ubundi yajya muri bese kandi babona dukurikiye ubu sha disi ndabakomeje n'Imana wahitamo uwushye bagwitishemo babiri basi w'akadobo wakoze cyane kutuganira sinzi niba kiri ku mutima babwira abantu tugasoza abantu nyine icyo nababwira bakurikire yawe TV nziza iduha ibiganiro byiza bibuke gukora subscribe bakore share bade comment byose n'iriya channel yacu ya Safi JD bayikurikire
baduhe ibitekerezo, tuba tubikeneye cyane, biratwubaka, biradufasha tukamenya aho dukosora. Bakore share, bakore na subscribe, turabakunda cyane, Imana ibarinde. Okay, Felisa, mwakoze kudukurikirana kubana natwe, muze kuragirwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze.